Inshuti bavandimwe rero mudukurikiye turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya wa cya kiganiro cyacu cyagahoraho opozisiyo. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kiraza kwibanda ku miryango idaharanira kugera ku butegetsi ariyo tumenyereye yitwa societe civile. Ariko izo societe civile mu by'ukuri iyo uzirebye kubera ibibazo byacu twagize hariya mu Rwanda, nazo zikeneye ko haba impinduka mu gihugu. Ibibazo bihari bitagenda bigakemuka, uburenganzira bw'ikiremwa muntu bukubahirizwa. Uyu munsi rero turagerageza kubashyirira, niba navuga ngo kubegeranyiriza iyo miryango yose ikorera mu buhungiro, itavuga rumwe na Kigali cyangwa se itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Umubare wayo twagerageje kwegeranya tubona ari 32. Ubwo hari n'indi tutazi, ariyo mpamvu dusaba abantu baza kumva bafite imiryango yabo itabashije kugaragara kuri urutonde rwacu, bazadufasha kubamenya tukababwira abanyarwanda. Muri make rero ndagira ngo mbere yuko dukomeza mbahe umutumirwa wacu wabasuhuze. Aimable ni karibu. Murakoze cyane JP. Nibyo koko ni wa wundi Aimable uri kumwe na JP muri opposition, Aimable Rukundo. Ubushize twari twavuganiriye ku bijyanye na opposition, ariko biba byiza ko tugiye kuvugana na societe civile. Nibwo tuvuga societe civile, imiryango idaharanira ubutegetsi. Ariko igihe tugezemo nge numva nubwo bavuga ngo ni ugudaharanira ubutegetsi, ariko se baba bari gukora iki kindi? Nubwo aba civile nabahe, iyo societe civile bavuga nabahe? Ubwo rero tugiye kwirebera hamwe, tubivugeho, tuvuge wenda n'amatsinda y'abari guhuriramo n'amaparti politike, noneho twumve ko hari icyo ari umusanzu yatanga, nubwo wenda bibwira ko batari mu gutanga contribution yo gufata ubutegetsi. Numva rero umwanya nk'uyu arawe mwiza, turabasha kuganira kandi bikatugeza ku kintu abantu bose batwumva baranyurwa. Murakoze cyane. Aimable, murakoze. Turagushimiye kandi uruhare tugaragariza muri iki kiganiro twateguye cya opposition. Mu by'ukuri ngira ngo ikigamijwe hano, imyaka ibaye myinshi, abantu buri wese agenda akora ake kantu ku ruhande, bimeze nk'akarima k'umwihariko karya FPR igivuga. Umuntu agenda agashyira akarima ke ku ruhande akagakoreramo, ariko mu by'ukuri birakenewe ko niba turi abanyarwanda dufite icyerekezo kimwe, twanira heza hari iwacu i Rwanda, dushaka impinduka nziza ibereye twese, biranumvikana ko twese twakagombye kujya hamwe. Nubwo waba ufite ako karima kawe cyangwa se biriya abanyarwanda bita ngo akantu wihishiye ku ruhande, ukakagira ariko ukagira aho uhurira n'abandi nyine muzabana muri urwo Rwanda, ukabereka ibyawe kugira ngo batazanakubangamira, nabo bakakwereka ibyabo, mukabasha kubaka ikintu kigize gute gifatika. Ubushize rero twavuze ku mashyaka, uyu munsi noneho ni kuri societe civile. Aimable, abanyarwanda benshi buriya, nubwo iyi ni imiryango yose isaba imbaraga z'abanyarwanda, yaba amashyaka akeneye abanyarwanda bayayoboka, bajyana ibitekerezo, bajyana imbaraga, bajyana ubumenyi mu buryo butandukanye. N'aya masosiyete civile nuko. Ariko se ubu tugiye kuganira, abanyarwanda tubwira cyangwa badukurikiye dukeneyeho ibitekerezo. Bundi benshi basobanukiwe itandukaniro ry'amashyaka na societe civile? Abenshi mpamya ko batabisobanukiwe, kuko byose bifata nk'amashyaka, nk'amashyaka, ariko numva uyu mwanya babona amahirwe kugira ngo babisobanukire. Reka mbere yuko dukomeza tuyabagezaho ayo twagerageje kwegeranya, ayo 32, duse nk'abongera dusubiremo abanyarwanda badukurikiye babashe gutandukanya ishyaka na societe civile. Ubundi ishyaka, reka duhere ku ishyaka. Ishyaka nk'uko twabivuze na mbere dutangira, urabona igihugu kigomba kugira ubutegetsi, kikagira, niba navuga ngo ibitekerezo cyangwa se umushinga w'uburyo igihugu gishaka kiyoborwamo. Abo bantu rero bafite ibyo bitekerezo, abantu bashobora kuba ari 2-3, bakavuga bati dufite ibitekerezo bimeze gutya,
dushaka ko mu gihugu tugera ku iterambere rimeze gutya, dushaka ko abanyarwanda babaho gutya, dushaka ko ibintu bigenda gutya na gutya. Reka twishyire hamwe ibi bitekerezo byacu tugende tubyereka abaturage, abanyarwanda, niba byemera badutore, badushyire ku butegetsi, tugire gute, tubayobore kugira ngo bya bitekerezo n'aya mishinga yacu igire gute, igere mu bikorwa, ishyirwe mu bikorwa. Bivuga ngo kugira ngo ishyirwe mu bikorwa ntabwo umuturage yagenda ngo abwire undi ngo shyira ngo mu bikorwa ngo ibi bintu ndi gutekereza. Ntibyashoboka. Bisaba ngo ugere hehe ku butegetsi, noneho kuko iyo wageze ku butegetsi ubwo nyine ukuri kuba ari ukwawe nyine utanga umurongo ku byo bitekerezo. Ngibyo rero ishyaka no kuvuga ngo ni abantu bishyira hamwe bafite ibitekerezo runaka, bakishyira hamwe bashaka kugera ku butegetsi kugira ngo nibagera kuri bwa butegetsi bya bitekerezo byabo bishyirwe mu bikorwa. Ngiryo ishyaka. Noneho rero sosiyete sivile cyangwa se iyi miryango yo noneho idaharanira kugera ku butegetsi, iyo uri kumva ntabwo ishaka kuyobora, si ngombwa ngo ibitekerezo byayo babanze bagere ku butegetsi, bashyireho inzego, bagire gutya n'ibiki byose. Mushobora no kuba ari ibitekerezo byawe ufite bijyanye n'uburenganzira n'amategeko ajyaho, wenda bwa butegetsi bwashyizeho amategeko agomba kubahirizwa, abaturage bitoreye itegeko nshinga barishyira hariya, bigomba kubahirizwa. Uyu muntu rero ashobora no kuba ari umwe akavuga ati ngiye guharanira uburenganzira ubu n'ubu mbona butubahirizwa, noneho wowe ugakora umuryango nyine ukavuga uti hari akarengane kanaka gakora. Leta babantu bemereye ko bazashyira mu bikorwa ibi n'ibi, none ntabyo bari gushyira mu bikorwa. Ntabwo umuturage wese azajya ahurira mu nzira nabo ngo mwatwemereye ntimwatwemereye bizakorwa. Hari abantu rero bashobora kwishyira hamwe bagakora umuryango, noneho uwo muryango akaba ari ugenda ukabwira ba bantu bari ku butegetsi mwemeye ibi, none ntabwo ari byo muri kugira gute muri gukora. Ni ukuvuga ngo iyi sosiyete sivile ivugira abaturage, ni ikintu gihuza abaturage n'ubuyobozi, cyangwa se kikavuga ibibazo by'abaturage n'ubuyobozi, cyangwa se kikareba ko ibintu biri kugendeka neza, ibyemejwe na politiki iriho, cyangwa se hari n'ibindi umuturage yakagombye kuba agenerwa n'amategeko runaka yaba mpuzamahanga atari guhabwa, cyangwa se akandi karengane ari gukorerwa. Ngiryo rero itandukaniro. Ni naho rero aya masosiyete sivile yo mu Rwanda yacu bivuge ngo ubu amenshi hari ibyo wenda abona bitagendeka neza, avuga ati leta yakagombye kugira gute kubihindura gutya. Urumva rero tugarutse nyuma nko muri cya kiganiro twakoze ubushize, twagumye twibaza impamvu aya maparti politiki amashyaka atari guhuza. Numva ko aya masosiyete sivile nawe yagira mu ruhare kumenya ikibitera, ntiyagira ikaba mbese mediateur, ikaba iri hari ikavuga ati ese FDI RNC ibi nibi harabura iki, ibyo bagomba gukora, ibyo bagomba gushyikiriza rubanda harabura iki. Ikibazo gihari nuko bose bari mu buhungiro. Ahubwo nibwo bagombye kugira ikintu bakora. Yaba ari inama ni nabyo nyine bagagombye kujya kubagira inama, ariko bose ntaho bari. Icyo kigomba no gutuma bagira ingufu. Ntaho bari, bose bari mu buhungiro. Urabona niyo mpamvu rega iyo udafite ubutegetsi burya nta kintu bufite. Ntago ni nkuko nanjye n'abandi mu buhungiro ngo nje kukugira inama ngo kora gutya. Zaba ari inama kimwe nkuko wambwira uti nawe rwana n'ibyawe, nawe ibyawe byagucanze nawe uze. Ariko sinabyemera kubera yuko nubwo bose twaba twese turi mu buhungiro, hari ibitekerezo twahuza bikavamo ikintu. Twaba tunaniranye njye hagati yanjye nawe, turi amashyaka wenda, turi amashyaka abiri, ufite iryawe nawe mfite iryanjye, hari n'undi ufite sosiyete sivile runaka. Twebwe turi guterana imigeri hano muri ubu buhungiro, yego wenda n'iyo sosiyete sivile guterana imigeri hano, turi guterana imigeri muri ubu buhungiro, ariko igihe tutumvikanye twebwe duharanira politiki, ese uwa gatatu ntiyagira ikintu akora hagati yanjye nawe. Hari ikintu ibi bintu bibiri
niba wabyumvise neza harimo ibintu bibiri bitandukanye, ariko hari n'icyo bahuriyeho cy'uko bose bashaka igihugu nk'impunzi. Ariko bamwe bashaka kugera ku butegetsi, abandi si cyo kibagenza. Umunyepolitike rero ibyo akora byose aba arota ashaka kujya ku butegetsi mu mivuni iyo ari yo yose. Ntago rero uyu muntu utazi n'uburyo bagera ku butegetsi yajya kugira umuntu inama uri mu mivuno y'uburyo azagera ku butegetsi. Ni nayo mpamvu uyu muntu ninde muntu utazi iyo mivuno mu butegetsi ahubwo bose uyu muntu wo mu ishyaka. Niyo mpamvu mubwira ngo ashobora kuba yitwa demokarasi, ariko ntuzi iyo demokarasi ikivuga. Porogaramu politike ye ni ibitekerezo bishobora kuba biri mu mutwe we, abigendana rwose. Icyo ashaka ni iki? Ni ukugera ku butegetsi kugira ngo ibiri mu mutwe we bigire gute? Bijye mu ngiro. Bigende. Mu gihe uyu wa societe civile uzasanga wenda ni nk'urugero ngo wenda dufate nk'urugero ngo nka Union de Journalistes Rwandais en Exil, ni ihuriro ry'abanyamakuru. None se ihuriro ry'abanyamakuru urajya kugira inama umuntu wenda ushaka kuzana ubwami urajya kumugira inama ngo wenda wagenda arekera ko ugiye kumusaba uti ndagira ngo nkwamamarize nzinge nkwandika mu itangazamakuru ryanyu. Cyangwa se ukagenda ukamubwira uti reka nguha amahugurwa y'itangazamakuru. Igihe cyose turi mu buhungiro nawe ari mu buhungiro, hari ikintu turi kubona, hari ibiri gupfa tutari kubona neza. Ibyo ni iby'umuntu uwo ari we wese. N'umwana uri mu buhungiro nyine hari ibibazo abona nyine arabifite nyine, ariko ibyo bibazo ni ukuvuga ngo uburyo bwo kubikemura ntaho bihuriye. Nanjye ndi hano mu buhungiro ndabona ko dufite ikibazo cyo mu buhungiro, n'uwo muri societe civile arabona ko dufite ikibazo cyo mu buhungiro. Ariko hari umuntu witwa, dufate nk'urugero nko Association de rescapés du génocide de réfugiés rwandais au Congo. None se uyu nguyu wahagurutse wo gushaka kuvuga ibya jenoside yo muri Congo azaza kugira inama umuntu ushaka kuzana ubwami mu Rwanda ngo agakombye kugira gutya? Ntaho bihuriye. Ni ukuvuga ngo uyu nibyo nakubwiye ngo arareba ikibazo cy'akarengane akanakivuga icyo ageze gute. Se ubutegetsi aho azabyikemurira we urumva azakemurira we abahazi muri ubwo buhungiro, abahazi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo aba nabo tuzabegera nyine tumenye imikorere yabo n'abantu basobanukirwe itandukaniro. Nibyo tuba tuvuga ngo ese ngo bahuje ngo bagashyira hamwe, ushobora gusanga ibibazo bitagize gute atari bimwe. Ushobora nubwo turi kuvuga ngo mu buhungiro, ushobora no gusanga uyu nguyu adashaka gutaha, wiyibereye nko mu gihugu runaka yifitiye n'ubwene gihugu n'ibiki byose, ukavuga ati icyo nzaharanira ni iki? Nuko abantu bo muri Kongo bagiriwe ibi ngibi bazabona iki? Ubutabera cyangwa nk'abavugira aho bari hose. Ariko badashaka kugira gute? Gutaha. Mu gihe umunyepolitike we w'ishyaka nta yindi ndoto yo no kwicara hehe? Mu rugwiro, kuri ya ntebe imwe. Naho rero itandukaniro riri, ngira ngo abadukurikiye mwamaze kumva itandukaniro rya politike y'amashyaka, itandukaniro rya societe civile. Ubwo muranumva impamvu nyine amahuriro amwe agenda ananirana, andi bagahurira ahantu bikagorana. Ngira ngo tunasobanukirwe ese ni iyihe twajyamo, ese impamvu ni iyi. Muri make rero nkuko twabibagenjeze n'ubushize, no muri societe civile cyangwa se mu miryango idaharanira kugera ku butegetsi, twagerageje kwegeranya imiryango imwe n'imwe, hari niyo tutazi. Ngira ngo tuba twagerageje, namwe nyine muzadufasha, n'abayiyoboye kandi bazadufashe kugira ngo tubashe kwegeranya n'indi tutabashije kumenya. Aimable rero ndeka nge mpere ku wa mbere, ubwo nawe uraza kuvuga uwa kabiri gutyo. Umuryango twashyize ku mwanya wa mbere na Action Citoyenne pour la Paix ukorera mu Busuwisi.
uyobora ntitwabashije kumumenya, ngira ngo turakomeza dushakishe buriya, ariko niba twumva yazadufasha kumenya izina rye. Okay, ku mwanya wa kabiri hari umuryango witwa Association de Rescapés du Génocide des Réfugiés Rwandais au Congo, ARGL, Intabaza, Netherland. Faustin Ngarambe n'uyiyobora. Ngira ngo uyu muryango mujya mubona hari ikinyamakuru cyo kuri internet cyitwa Intabaza. Ngira ngo ubwo mwahise mubona yo mubonyemo ngo ARGL Intabaza, muhita mwumva ko ari icyayo. Ku mwanya wa gatatu haza iyo bita Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda, CLIR, korera muri Belgique, ukaba uyobowe n'umugabo bita Matata Joseph. Ngira ngo uyu muryango urazwi cyane, ni umusaza w'inararibonye, hari n'ibikombe bajya bamuha n'ibitaramo bamukorera kuri za social media zimwe na zimwe. Wakomeza. Ku mwanya wa kane hari witwa Comité pour l'unité, la paix et la conciliation au Rwanda, CUPR, France. Noel Twagiramungu n'uyobora. Uyu muryango uyoborwa na Noel Twagiramungu. Uyu muryango nawo wabaga muri RBB, Rwanda Bridge Builders, ndetse n'iyi Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda ya Joseph Matata nayo yabagamo, ndetse n'iyi twavuze ku mwanya wa kabiri ya ARGL Intabaza nayo yabagamo, ndetse n'iriya ya mbere ya Action Citoyenne pour la paix muri RBB. Ariko ubwo n'ubu nyine wenda ishobora kuba ikirimo, tutavuga ngo nayo yabagamo bakagira ngo hari yavuyemo. Ku mwanya wa gatanu haza iyo bita Congrès Rwandais du Canada, CRC, iyoborwa n'umugabo bita Nyinamubanzi Pierre Karaveri. Ngira ngo ni umuntu uzwi mu bihe byashize, yabaga no muri komite ya RBB. Ku mwanya wa gatandatu hari Comité de suivi de la problématique des réfugiés rwandais, CSPR, iri Suisse, iyoborwa n'uwitwa Michel Niyibizi, ariko hari witwa Kanani Karisi niwe wayoboraga mu bihe byashize. Ubwo bazatubwira uwaba ari we mukuru muri ubu ngubu, ariko nkeka ko ari Michel Niyibizi. Ku mwanya wa karindwi hari umuryango bita Covigra, bivuga ngo Collectif de Victimes de Crimes de Masse Commis dans la région de Grand Lac africain, korera mu Bufaransa. Uyobora muri iyi minsi nawe twageze uyu munsi wo gukora ikiganiro tutaramumenya neza. Ubwo nawe niba hari uyobora Covigra azatubibwire, nawe tubashe kumubwira abanyarwanda. Ku mwanya wa munani hari uwitwa Fondation Ibuka Bose Rengera Bose, Memoire et Justice pour tout, iri France, iyoborwa n'umugabo witwa Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Ubu ngubu ngira ngo ni uri ku ntebe ya RBB, ariko nyuma hari undi bafatanyije Merishimiye Imana, niba ari secrétaire executif, undi akaba Ndagijimana akaba ari coordinateur. Ubwo nabo bazatubwira. Ku mwanya wa 9 hari iyo bita Global Campaign for Rwandans Human Rights, ikorera muri UK, iyoborwa n'umugabo bita Jean-Marie Minani. Uyu muryango wahozwe uyoboye n'umugabo bita René Mugenzi, ngira ngo arazwi mu idosiye ya Karenzi Karake, bavuga ko ari we waba waramufatishije igihe yajyaga hariya i Burayi. Ubwo ku mwanya wa 10 hari yitwa Global Voice of Rwandan Refugee, GVRR, iri South Africa, ya Nyirimbirima Jean-Marie Vianney. Uyu muryango uyoborwa na Nyirimbirima Jean-Marie Vianney. Ku mwanya wa 11 haraza iyo bita Groupe d'Initiative France Rwanda, GFR, nayo ikorera mu Bufaransa. Uyiyobora nawe ntitwabashije kumenya amazina ye neza, ubwo twarakekeranyije, ariko tuzayavuga neza nawe twamaze kubimenya neza. Ku mwanya wa 12 hari yitwa Inganzo Gakondo, iri mu Burusiya, iyoborwa na turi ku nkiko François Xavier. Ku mwanya uyu turi ku nkiko François Xavier, ngira ngo ababizi muri iyi minsi niwe muvugizi wa RBB, Rwanda Bridge Builders.
ku mwanya wa 13 haza iyo bita Initiative Humanitaire pour la Région de Grand Lac, IHRGL, ikorera Belgique, nawe uyiyoboye muri iyi minsi ntitwabashije kumumenya. Ku mwanya wa 14 hari Initiative Humura iba mu Bubiligi, iyo witwa Simpunga Loise, kugira ngo benshi baramuzi kuri Radio Rumuri, hari ibiganiro akunda gutangaho, niwe uyoboye uyu muryango witwa Initiative Humura. Ku mwanya wa 15 haza iyo bita Institut Sendashonga pour la Citoyenneté Démocratique, ISCID, ASBL, Belgique, iyoborwa n'umugabo bita Jean Claude Kabagema, ariko umuntu bita Nkuringoma Jean Baptiste nawe uyu muryango tuwumuzimo, ni ukunda kugaragara haba ku mbuga nkoranyambaga no mu yandi mahuriro. Ngira ngo uyu Sendashonga bamwitiriye ikigo, ngira ngo benshi baramuzi nyuma ya 94 ku FPR ifashe ubutegetsi, yabaye ministri mu butegetsi bw'igihugu, nyuma aza kugirana ikibazo na leta ya Kigali, FPR aza guhunga, ngira ngo hari baba baramwiciye muri Kenya. Yego. Mwanya wa 16 hari Jambo Asebel iba mu Bubiligi, n'uwitwa Mugabo w'Indeke Robert. Birashoboka yajwe n'urubyiruko rw'abanyarwanda benshi baba bahuriyemo hariya mu Bubiligi, abenshi bafite kuba barageze muri za 94, ababyeyi babo kugeza n'ubu bakomeza kuri ya association. Okay, niko bivugwa, sinzi wasanga wenda harimo n'abashyashya. Za organisation zirakura. 17 hariyo bita Liberté d'expression critique EP, Respe Info, korera muri Amerika, yorwa n'umugabo bita Emmanuel Nsenga. Respe Info nayo mukunda kubona n'akarogo kayo kuri Radio Urumuri mu biganiro niyi. Yaborwa n'uriya Senga, nawe akunda kuba ariho no munyamakuru kuri iyo Radio Urumuri. 18 hari witwa Norway Sub-Saharan African Development Organization, NSADO, muri Norway. Ntabwo turamenya kugeza isa umuntu wawikuriye, ariko numva ko batwumva bazadufasha tukamumenya. Iyihe? Uyu Norway Sub-Saharan African Development Organization. Uyoborwa n'umugabo bita Rugema Kayumba. Indayingoma. Ufite na radio bita Indayingoma. Ufite umuryango bita Nsado. Nawe yahoze muri RBB, nyuma aza kugirana ibibazo na Ibuka Bose Rengera Bose. Ibyo byose tuzabivugaho. Rugema Kayumba nuriya ufite radio bita Indayingoma. 19 haza iyo bita Observatoire des droits de l'homme au Rwanda, ODHR, ukorera mu Bufaransa, iyoborwa n'umugabo bita Munyandirikirwa Rora. 20 hari Organization for Peace, Justice and Development in the Rwanda and the Great Lakes region. Uyu muryango ndabona uri muri Amerika, urwa na Karinganire Pascal. 21 hari Rassemblement des Jeunes pour l'avenir du Rwanda, RAJAR, muri Afrika. Uyu muryango tuzavugaho birambuye, ngira ngo indi miryango mwagiye mwumva. 22 hari Réseau International pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme au Rwanda, Riprodor France, iyoborwa n'wita Rutihunza Tobar. Nari ndimo mvuga ko uyu muryango wa 21 Rassemblement des Jeunes pour l'avenir du Rwanda, RAJAR, nari ndimo mvuga nti tuzawuganiraho, niwo wacu, ngira ngo tuzabasobanurira icyerekezo cyacu mu buryo burambuye. Reka tujye korera ku mwanya wa 23 hari Rwanda
National Forum ukorera muri USA, uyoborwa n'umugabo bita Celestin Muhindura. 24 hari Rwandan American Youth Association muri Amerika, uyoborwa na Muhire John. 25 hari Rwandan Platform for Dialogue, Truth and Justice ukorera muri South Africa, uyoborwa n'umugabo bita Rwanda Rugaristan. 26 hari iyo bita Forum Rwandaise de Norvège, uyoborwa na Emmanuel Hategekimana. 27 ni umuryango witwa Right and Justice for All, LGA ukorera muri South Africa, uyoborwa n'umugabo bita Niringiyimana Innocent. Niba ari we munyamabanga, niba ari we coordinateur, ubwo nabyo tuzabimenya neza. Ariko 28 hari yitwa Union des Journalistes Rwandais en Exil, bavuga ko uyoborwa na Tarcisse Semana, ariko ntabwo turi sure neza niba ari byo. Ubwo niba batwumva cyangwa bazatwumva bazatubwira wabiyobora. Hakaza umuryango wa 29 witwa Voix de Rescapés du Génocide contre les Tutsis, Igicumbi. Ni umuryango uvutse vuba ukorera muri Canada, ukaba uyoborwa n'umugabo bita Philippe Basabose. Ngira ngo uyu nawe ni umuryango wa vuba aha ngaha. 30 hari Collectif des Victimes de Crimes de Masse commis de la région de Grand Lac Africain, Kovigala, uyoborwa na Mushayidi na Mushandi Joseph. Hakaza 31 umuryango bita Forum Rwandais de Soro ukorera muri Norvège, uyoborwa n'uwo bita Edimo Habiyambere. 32 ni Rwandiska Foreninga Formanskiriga Latingat, iba Nelson, uyoborwa na Nelson Gatsimbanyi. Tonari Kidage, ishobora kuba ari mu Budage. Imiryango rero twabateguriye, twabashyiriye ku rutonde ni 32, ariko bishoboka ko haba hari n'iyindi. Ubwo nahanyo ko tugezaho iyo yindi tutabashije kuvuga hano uko ari 32. Gusa JP cyo narumaritse muri iyi miryango nuko hari imiryango ubona sa nkaho yaba ihuje activity. Nk'izi za Forum de Jeunes, nk'izi Association de Victimes de quoi, usanga ko nubwo bari mu buhungiro ariko bagombye gukora icyo bita gukora nk'ikintu kimwe. Abafite ibintu bisa bakaba wenda bahu. Ariko iyo winjiyemo neza usanga hagiye harimo umwihariko. Yego harimo ibijya gusa, ariko ibisesengwe haba no mu magambo wenda ntituzi muri porogaramu mw'imbere yabo uko biba bimeze muri gahunda yabo mw'imbere. Ariko iyo urebye ushobora gusanga nk'iyo Forum de Jeunes wenda ariyo nkuko babivuga wenda ariyo muri Amerika cyangwa se muri Canada, abandi ari muri rusange. Ubwo biba bifite impamvu. Ugasanga hari uvuga ati wenda ni Right and Justice for All kuri bose, ariko undi ugasanga ukavuga uti ni Centre de Mbo. Aha rero niho narindi mwumvuga nti byari byo byose, ngira ngo abatwumva badukurikiye ni imiryango 32 twabashije kwegeranya. Niba hari n'indi ubwo tuzabimenya. Iyi miryango rero yose mu by'ukuri impamvu twayishyize hano, hari n'indi wenda y'aba diaspora baba hanze, ibyo ni ibyabo, ariko twashyize hamwe nk'uko ikiganiro mukizi ko ari opposition. Ni ukuvuga ngo nitabona uko ibi niba navuga ngo itabona ibintu kimwe n'ubutegetsi bwa Kigali, ni ukuvuga ngo iyi nayo iri muri opposition, ibona ko hari bitagenda mu Rwanda. Nicyo bivuze. Ahubwo noneho tukibaza tukavuga ngo nubwo aba bantu bafite buri mwe wese icyo areba, icyo yabonye se kitagendeka neza, gitandukanye n'icyo ndabona, ibyo bintu byose bishyizwe hamwe, ubwo no kuvuga ngo byabyara umushinga w'ibibazo byinshi bitagenda hamwe, buri wese abona uko byagira gute byakosoka. Tukibaza tuti ni iki kibura
ngo abantu bahuri hamwe nubwo batahuza wenda ngo bamwe basenyukire mu bandi, ahubwo bagahuza iki? Ibitekerezo, bagahuza n'abo mu mashyaka, noneho abantu bakigira hamwe icyatuma abantu bagira gute? Bagera muri cya gihugu, ibitagenda neza bikagendeka neza, uburenganzira bw'ikiremwamuntu bukubahirizwa, abantu bafite ibitekerezo byabo bashaka gushyira mu bikorwa bakabishyiramo, ariko atari nk'ibyo twagiye tubona nyine nk'ibyo FPR yazanye. Aha rero niho tuvuga ngo aba bantu, aba bayobozi nabo tubakeneyeho iki? Ibitekerezo. Ni iki cyakorwa ngo ibi bikorwa byose, ubu buvugizi abantu bakora, aka kazi gakore, bahurize hamwe, ariko igikorwa gifite aho kigize gute? Cyerekeza. Twese ibi ngibi aho kubikorera mu buhungiro tubikorere mu Rwanda. Njye mbona ahubwo ari nayo ngingo nyamukuru abantu bakagombye gutekerezaho. Babandi bashaka ubutegetsi, tugatekereza ngo ni gute turagerayo mu Rwanda. Aba bavuga ngo ibintu bikosoke, tugatekereza ngo ni gute byakosoka, ariko twese noneho tubivugira hehe? Mu Rwanda. Ikibura ni iki? Bantu mudukurikiye, cyane cyane baba bagize ibitekerezo, baba abanyamashyaka, baba biyi miryango, burya uyu muntu naho yaba ari kumwe n'umugore we n'abana, kiba ari ikintu kinini gikomeye. Habaye gahunda y'ibikorwa, hakavuga ngo noneho dukeneye abantu 100,000, ukabwira uti noneho wowe wari uri kumwe n'umuryango wawe, reba barumuna bawe na bakuru bawe. Icyo gihe abantu baba babonetse. Jya kwa basobukwe, akajya kubera iki? Kubera impamvu twese dukeneye iki? Abantu. Nubwo bushobozi bundi buhita buboneka, mwicaye hamwe mukareba ngo ni iki kibura, ngo twibi bitagenda tujye mu gihugu kuvugira abaturage turi mu gihugu, aba bamashyaka tujye mu gihugu tubikorere mu gihugu, noneho izi mbaraga tuzihurize hamwe, ariko twese turi hehe? Turi mu gihugu. Ni iki kibura bantu mudukurikiye gituma n'ibigeragejwe byose bisenyuka? Mubibona gute bantu muyoboye iyi miryango? Ni iki kibura? Ni iki cyakorwa ngo icyo kintu kigerwaho? Abantu bahurize hamwe, barebe. Niyo batavuga ngo mpuzane ngo ngwino ngo nk'ibi byo njya numva ngo banze ngo wemere ngo umunyamuryango wanjye, ngo wemere ngo ibi ngo mvuga n'ibiki byose. Ariko abantu bahurire hamwe banaganire byonyine gusa, bavuga bati duhuje umuruho, turi indushyi twese, wenda umunsi wa mbere n'uwa kabiri twe kuganira iki? Iby'akazi katubamo, ariko tuganire nk'abantu duhuriye kuki? Mu burushyi. JP ibyo uvuga nibyo, gusa numva ko n'urimo hari wenda udashaka kuza mu Rwanda kuri gakondo yiwe, ariko umwana we cyangwa umwuzukuru we azashaka kuhagera. Yego, ibyo ndagenda. Murarerera umwana muri Amerika, urarera umwana mu Bubiligi, urarera umwana, kera kabaye gakondo azayikenera. Kubw'ibyo rero numva nk'uko warubivuze, wakwibaza ni iki kibura kugira ngo abantu bahure, imiryango 3 4 n'ibyo hagati bishwanyuke. Biri n'amahire mwebwe muri societe civile, muharanira ubutegetsi, ariko murashaka ko ubuvivu n'ubuvivure bubakomoka bugomba kuba bwagera kuri gakondo. Kubw'ibyo rwose twafatanya tugashaka ikibura, tukavana icyo kintu gituma tudahura, noneho tukagana iwacu kuri gakondo. Numva kubera none cyangwa se n'indi minsi izaza, ariko twagombye gushyiramo ingufu tukareba igikwiye. Tuzaganira n'abandi, niki kiganiro cyaziye, tuzabegera abayobozi banyarwanda tuganira, mudukurikiye. Ibyo byose intego niyo ngiyo, ni ugushaka iki? Igisubizo. Niyo mpamvu rero bateguriye, turavuga tuti abantu burya bagomba kuganira baziranye. Ubuze se ninde ubundi nakagombye kuganira nawe? Ninde duhuje ibibazo? Burya ntabwo Aimable ntabwo ushobora gutumira abantu utabazi. Umusanzu wacu wa mbere ni ukumenyesha abanyarwanda bo muri opozisiyo aho bagenzi babo baherereye, amatsinda barimo, abo bahuje ibitekerezo, abo bahuje icyerekezo. Ahasigaye ni ahabo natwe ko gushaka uburyo twashakana, naho abantu bataganira ibyo ngo gutaha no kugira gute, ariko bakabanza bakagira gute? Bakamenyana.
ubwo rero uyu munsi ngira ngo twasoreza hano, ariko tubibutsa ko nk'uko twabibabwiye uyu muryango twababwiye wa kuri nomero 21 Rassemblement des Jeunes pour l'Avenir du Rwanda, Rajari, nk'uko mubyumvamo Rajari nyine Rassemblement des Jeunes pour l'Avenir du Rwanda, niwo muryango wacu turimo. Twabibabwiye ko tuzagerageza kubabwira intego yacu, gahunda, icyifuzo cyacu. Niyo mpamvu dufite intambwe ya mbere, banavuga ngo no kuba dufite ubushake bwo kugira ngo dukangurire bagenzi bacu duhuriye mu cyerekezo kimwe, ko abantu bakwiye kwicara hasi bakajya inama, bakaganira, hakarebwa icyakorwa kugira ngo duhurize imbaraga hamwe, duhurize icyerekezo aho kigomba kuba kireba. Ubwo rero ikiganiro naho gutaha. Uyu munsi ngira ngo twari twabateguriye iyi miryango, twabasobanuriye idaharanira kugera ku butegetsi, bita société civile mu gifaransa, ariko ikaba ariyo muri opposition itavuga rumwe na leta ya Kigali. Ubutaha rero turagira ngo muzadukurikire, tuzabagezaho noneho amahuriro, yaba ayagiye ahuriramwo amashyaka ya politike, yaba iyi miryango twahoze tuvuga idaharanira kugera ku butegetsi kwayo, yaba aho bihuriyemo byose, amashyaka na za société civile, uko ibintu byagiye bigenda, ibibazo byagiye bivukamo hagati, bigatuma aho kwiyongera imbaraga ahubwo zigenda zitatana. Murakoze rero, ngira ngo nabifuriza ibihe byiza, umwaka mushya muhire. Aimable, ngira ngo ntabwo akanya nawe ugasezera ku badukurikira. Murakoze cyane, ndabashimira cyane umwanya mwaduhaye JP, namwe abatwumvishije rwose ndabashimira, kandi nkaba nkomeza nanjye mbasaba umusanzu wo kuduha ibitekerezo igihe cyose tubakeneye, kuko iki gihe nicyo kugira ngo dushake igisubizo cy'ikibazo kiturimo hagati yacu, haba mu miryango idaharanira politike cyangwa se n'iharanira politike, kuko akenshi usanga ariho hari kuvuga ikibazo cyo guhuza. Ubwo rero uwo tuzasaba inyunganizi cyangwa se ubufasha, rwose banyakubahwa, turabasaba ibitekerezo kugira ngo turebe uko twakubaka ikintu kitajegajega, ikintu gifitiye akamaro abatuvukaho na mbese n'abazadukomokaho. Navuga nti rero ibihe byiza naho